nkijya mu isoko bakanyita Bosco nagiye kubaza ibiciro bya makeup nk'abandi bakobwa. Twagiye umuhanda wose Elsa anseka anyinjiza muri Her Majesty anyereka ahahira. Bidatinze nawe waje kumwereka iby'abasirimu numva namuseka. Bamweretse kano ka lip scroll wakoresha ku munwa cyangwa ukaba wagakoresha ku matama ukagakoresha nka brush ukabrandinga neza, ndetse bambwiye ko wakoresha nka eyeshadow. Kuba mpinda byo murabizi bahise bansiga mbona mbaye icyuki. Bakomeje batwereka ka gashayino bisiga ku maboko, mu gatuza, ku ijosi, umuntu agashayininga ko nibazaga impamvu abageni n'abamodo bayaga none narayibonye. Akandi gashya batweretse ni kano karoroni ushyiramo amazi hano ukagakonjesha kakamera nka barafu ukaba wamasa mu maso hawe nka gutya ubundi amavunane agashira, gatuma na skin iba nziza. Batweretse na kano ka Lix Lift gatuma ingoyi zijya ku murongo ubundi zikanasa neza. Baransize mbona tugiye ku murongo nubwo ari duke. Ko umusirimu banza bigezweho. Bamupfunyikiye za produit nshya zose n'ibindi yaguze. Njyewe ndashungera nta mafaranga nari mfite. Nuko ndasireyinga maze turataha.